noneho abantu batangira kugakwiza bavuga ngo dore Nikora agiye gutwara fiance wa Fani, Nikora agiye gutwara fiance wa Fani. Nanjye bingiraho nari ngiramye umuntu wakanyereje saa 10 twahamagaye Sabe tugira ngo ni bagiti. Noneho duhamagaye rero Saba aba ari we yitaba. Niwe twakoranye rero ikiganiro kiranamugora cyane ariko kivamo umugisha, ariko Satani arawurwanya kandi nanone atari nko muri iki gihe, ko muri iki gihe ari umuntu agwamagara avuga ngo gufatira amatako yawe ngo unyereke. Namenye ko agambaniye nyoko, wagambaniye nyoko, ubuza nyoko umugisha, ubuza na musaza wawe. Nanjye ntutunze ufite amazi mu mutwe mvira mu rugo. Byabaye ngombwa ko ya mashini nayo ntayiga, ya modoka sinayize, imashini sinayize, byose byapfiriyemo. Ahubwo kandi wa mugore urashira bari bujya kwiga imodoka. Nejejwe n'ibyishimo washyingiwe, mbese nkakubona washyingiwe nyine ndi marene wawe, nicyo cyandesaga. Ariko ntabwo ari ni yamarira ye ni uburyarya. Ndabasuje kandi mbifurije ikaze bakunze bampoza stories. Ndizere ko mumeze neza aho muri mwese mu bice byose bitandukanye by'isi. Nabo bitameze neza n'ukuri ndabasabira Imana ibafashe iborohereze, bikunde ko niyo mugenga wa byose, niyo igenga ubuzima turimo, nibizi buri kimwe cyose, kandi buri kintu cyose kiberaho ku gihe cy'Imana yagennye. Hari igihe urubona wungu ko bitari gukunda ugashaka ko byihuta, ntabwo byashoboka. Igihe cy'Imana kitaragera, ndakuraye nta kintu na kimwe uzigera ugeraho. Tegereza isaha y'Imana ariko ukore cyane, kuko Imana ifasha uwifashije. Ntuzaterere ngo utegereje isaha y'Imana, oya nabyo nashaka kuvuga. Ako karagaciyemo. So rero Mana, maze iminsi ndi gutembera pe. Uyu munsi muri kubona ko n'uyu munsi natembereye. Hari umumama nasuye, nagira ngo ntangire muha ikaze atwibwire. Yego, mwakoze, turakwakiriye kuri Moza Stories. Murakoze cyane kunyakira, Imana ibampera umugisha mwinshi cyane, kandi mwakoze kwitanga kuva ahantu hose aho mwaturutse mukagera hano muri Nyarurama. Abayita Nyarurama, mu kagari ka Nyarurama. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane, mwakoze cyane. Amen, amen. Rero tangira wibwira abakunzi bampoza, mwitwa bande? Murakoze, nitwa Umaze Gahinda Epifani. Naje gushaka, naje mu buzima bwose naciyemo, naje kugira gutya nje gushaka, ngera i Kigali, nza gushaka umugabo twarabanye, ariko ntibyakunze ko tugumana, ko yasize mfite umwana mukuru, afite umwaka n'amezi 8, kandi ntwitinde inda ya kabiri, arigendera. Sigara mu ubwo buzima bugoranye. Nyuma cyakora yaje kugenda amara igihe kinini, nka nyuma na 12 yagiye 2005, nyuma 12 aragaruka asaba imbabazi, tujya kubana muri Uganda, ishyingura y'umwana, kandi ngaruka ntwitinde inda y'undi mwana. Mu kugaruka ntwitinde y'uwo mwana rero, umwana wavutse 2015, nibwo 2019 naje kubona umumama w'umwana mwiza ampuza na Sabe. Amaze washaka nomero z'umunyamakuru, twahamagaye Sabe tugira ngo ni bagiti. Noneho duhamagaye rero Saba aba ari we yitaba. Niwe twakoranye rero ikiganiro kiranamugora cyane ariko kivamo umugisha, ariko Satani arawurwanya kandi nanone. Twakoranye icyo kiganiro 2019. Nahamagawe n'abantu benshi kandi b'abana beza, atari nko muri iki gihe, ko muri iki gihe ari umuntu agwamagara avuga ngo gufatira amatako yawe ngo unyereke. Ariko mbere baratinyaga, ntabwo abantu bakoraga ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho naje kubona umuntu dukundana muri icyo kiganiro. Uwo muntu arampamagara, ntabwo nafite telefone ya touch ngo twavuganiraho, yaje kureza amafaranga yo kuyigura. Ubwo haje kuza umuntu dukundana mu buzima bwanjye, nkuye kandi kwa Sabe kuri iyo ku kiganiro natanze. Noneho wa muntu rero dukundana niwe waje gutuma abana banjye basubira mu ishuri, kandi twongera no guhura ku bana, kuko sinabanaga nabo. Urumva umukobwa nari namuragije, nagiye kumuzana, bituma n'undi mwana nawe aza turagumana. Abana bo batangira kwiga,
noneho batangiye kwiga nyuma nibwo yaje kubaza ati ese iyo uri muri karitsiye yari umuntu ubaza cyane ndetse kandi hakazamo n'ibintu byo gufuha akambwira ngo iyo umuntu ari hariya hanze ngo ntakuragirira kure ndumva aricyo kintu yakundaga kumbwira nkavuga ariko ngewe ndiyizi kuko n'uwakora ikibi yanagikora uri hafi ye hanyuma rero ubwo arambaza ati ese ugira umuntu mukundana w'umumama w'inshuti yawe hari umumama nakundaga cyane nakundaga mama Dose cyane mukunda cyane ariko naramukundaga cyane yameze nk'unteye mu maraso nawe yarabizi narabimubwiye nkuga ndagukunda cyane numva ikintu cyose mbonye nakigwa kandi koko niko byari bimeze ubwo rero uwo mumama we naje guha wa wundi wo hanze nomero ze we ubu urumva yaramuhamagaye aho rero niho batangire wa wundi wo hanze akajya amubwira ngo ni iki cyatumye mwita Marene icyatumye mwita Marene mbere kuko namwambariye washyingirwa njye namwambariye ashyingirwa tujyana no gusasa noneho we antumira ku rusengero rw'iwabo mu cyumba cy'amasengesho antumiye iwabo mu cyumba cy'amasengesho pasiteri wabo aravuga ati wowe uzaba Marene w'uyu mukobwa ati wowe uzaba Marene yaramuhagurukije nangira mpagurutsa mpereza ururabo uwo mupasiteri ntakiriho yarapfuye ampereza ururabo nawe aramuhagurutsa we yarakiri umugeni akimara gushyingirwa aramuhagurutsa arangira avuga ati uzamubera Marene uwo Rachel aba ari warira Rachel niwe Marene ari we mama Dose ararira arize pasiteri avuga ati havu utazaba inkunguzi mu bana kandi koko nabaye n'inkunguzi pe ibyo uwo mupasiteri avugaga nuko batakiriho ariko urumva iravuga ati wirira utazaba inkunguzi mu bana nta mubyeyi urira mu bana noneho ubwo twaje butanyine yewe nakomerejeho kwa kundi yavuze ngo azaba Marene ukomeza wumva ko ari Marene wawe kubera ntinya Imana yavuze ngo iki kintu ngenda kizirikana uko byagenda kose nyine nzirikana icyo Imana yavuze noneho nicyo cyatumye nzirikana kumva ngo ni Marene igihe cyose mwiyumvamo ndavuga nti ibintu Imana yavuze ikayivugira mu ruhame rw'abantu benshi ndanamubaza dusota navuga se kuki warizwaga n'iki arambwira ati nejejwe n'ibyishimo washyingiwe mbese nkakubona washyingiwe nyine ndi Marene wawe nicyo cyandisaga ariko ntabwo ni yamarira ye ni uburyarya ni kwa kundi nawe kuryarya ukabona ngo wenda arimo aragufasha ngo mubaze ngo arimo ararira kandi we afite ahubwo ishyari ubwo uwo mupasiteri yabivuze gutyo biranatinda pe byaranatinze kuko urumva naje kujya muri Uganda ndongera ngaruka ntwite kandi noneho uza kumuhuza na wa musheri wawe uba hanze umuha nimero ariko rimwe dusuye gusenga nanone mu rusengero rwabo umupasiteri umwe nawe arahaguruka waracyana ariho ariko sinamenye ngo aherereye warahaguruka arambwira ati haguruka nkubwire ndahaguruka arambwira ati wowe uzajya mu gihugu cyo hanze kandi kitari n'icya hafi n'icya kure aho batunga amadolari uwo mupasiteri niko yambwiye njye nari naje mvumagura ibihugu byose mvuga nti nuwangira kurira indege sinagenda noneho mbibwira Marene kuko twari turi kumwe dusohotse navuga nti pasiteri wanyu yavangiwe amvangirweho nta soni hari ukuntu Imana ivuga ariko ukajya wumva ibintu ntiri kubyumva wabona n'ibyo wahuye nabyo ukavuga uti buriya muntu yavanye ndabona ni pasiteri wanyu yavangiwe ntiyamvangiwe arambwira ngo nzajya mu bihugu byo hanze ntashaka no kugira ikindi gihugu nongera kurengamo umupaka arambwira ati reka nkubwire nimba ari Imana yabivuze koko ibi bintu bizabaho ariko nimba atari Imana yabivuze ari we bivugiye bizabaho ntibizabaho ubundi se yakubwiraga wowe ngo umuhike ko ntacyo ufite cyo kumuha yakubwira ngo uzajya mu gihugu cyo hanze nuko kuntu wimereye nari umukene mubi cyane biteye ubwoba kurya ari ibibazo mbese ari ibintu intambara gusa ibyo bashatse kugeraho nyine babigezeho kuko n'ubu ngubu nahuye n'ubuzima bubi bugoranye cyane bunduhije cyane ukuntu byagenze umuhaye nimero rero muhaye nomero ko nase wa wundi wo hanze niyo wamwihamagariye kuko narazi Imana ambwira ati ngiye nzamuhamagara nzahamagara uwo muntu w'inshuti yawe kuko namubwiraga ni ngiye ndamukunda handi numva nanasabwe ari we naho ikamba ry'ababyeyi numvaga namuha ikamba ry'ababyeyi kumwe abana bambika ababyeyi nkumva ahubwo mama umbyara yaba nka nyogokuru wanjye kandi ari we umbyara nkumva we ibyo namukora ni nkuko nabikora nyogokuru wanjye uwo muntu urumva urwego namukundagaho nawe narabimubwiye ubwo rero ni ukuvuga ngo
uwo mudamu yaje kugira gutya, batangira kuvugana nyine ubwo na wa mugabo batangira kuvugana, baravugana njyewe ntingira kumvugisha. Nkajya numva ngo hari amafaranga ngo agiye gushaka, ngo namara kuyabona ngo akashyira ngo kuri konti, kuri banki ngo yaho hanze, nibwo uba wemerewe kugira abantu uzana. Nkabyumvana kandi wa mumarene wanjye ari bubimbwira. Ndibuka ko rimwe wowe hanze arambwira ati jya mu murenge, hari ibyo nagombaga kuzuza mu murenge, nagiye mu murenge wa Kagarama hari Kicukiro, barabinkorera biruzura byo kugira ngo nawe azabone ibyo aheraho kandi atangira gusaba ko twagenda. Ngiye ku ruhande rwanjye ndabyuzuza, ndanabimubwira avuga ati ahasigaye n'ahanjye, reka shaka amafaranga, hari amafaranga dusabwa hano, iyo tumaze kuyabona tukayashyira hariya tukayagaragaza, bahita bemera ko wemera kuzana ba bantu. Kandi nuko ubwo urumva njye yashatse ko ngenda mbere, ashaka ko nca ngo no muri Australia, hari abantu bagiye nko gukora amakwe agashaka kubansabira nka invitation y'ubutumire, ariko nyuma aza gutekereza avuga ati ntabwo waza wenyine ngo usige abana. Kandi cyane aravuga rwose pe, rwose ati ntiwasiga abana, bizaba ngombwa ko n'abana bazana, katugerageze dushaka uburyo n'abana baza. Ubwo rero nibwo yaje gukubitana n'uwo Rachel, kandi Rachel baramenyana, Rachel baraganira, noneho uwo mugabo apanga ko niga imodoka. Urumva twabanye ntazi gusoma no kwandika, twamenyanye ntazi gusoma no kwandika, anshakira umwarimu unyigishiriza mu rugo, we ku kwezi akamuhemba, kandi ashakira n'umukobwa wanjye umwigisha kuru. Twembi twari dufite abarimu batwigisha mu rugo. Noneho ubwo nibwo byaje gupfa nyine pe. Wa mugabo ashaka ko niga imodoka, ashatse ko niga imodoka, wa undi uwo marene aramubuza, arambwira ati wimwigisha imodoka, ahubwo mwigishe umwuga wo kudoda, mwigisha imashini. Byabaye ngombwa ko ya mashini nayo ntayiga, ya modoka sinayize, imashini sinayize, byose byapfiriyemo. Ahubwo kandi wa mugore uwo Rachel bari bujya kwiga imodoka, wajya kwiga imodoka, wa mugabo namuhamagara akambwira ngo navuganye na mukuru wawe, yahise amuhindura mukuru wanjye, ngo mukuru wawe ngo nawe twavuganye ngo ibyo akubwira ngo ari byo uzakora. Wa undi akaza nko mu rugo ariko mu rwego rwa nyirarureshwa, we afite mbese kwa kundi nk'umuntu ashaka kugambanira ariko akagaruka kukwigiraho mwiza. Nuko rero ngubwo ubuzima bw'uwo mu marene nanjye kugeza igihe mu kwezi kwa gatanu kwa 2022 nibwo wa mugabo yaje kugira gutya. Umukobwa ajya mu Kagarama n'ubu rupapuro rwe ruri mu rugo hariya, ngo yarabeshye ngo ajya gusaba akazi hari Sport TV. Ndavuga ariko mwana ako kazi ko muri Sport TV wakaretse, umwana yanga kubiyemera, aragenda iranwa n'uwo mudamu wo mu marene, bariranwa bavugana amagambo. Bamaze kuvugana amagambo, umukobwa araje azana iyo baruwa ngo agiye gusabisha akazi. Araza aravuga ngo ngo dadi yavuze ngo ntazongera kuguhamagara, ngo aramusengeye ngo acike amaguru n'amaboko. Ndavuga nese yakubwiye ko nasengeye? Yarambwira ati nuko yambwiye ngo warasenze ngo acike amaguru n'amaboko, ngo none amaboko wasengeye ntazongera gufata telefone aguhamagara. Ndangije njya mu cyo bivuga ko wa mu marene wawe ari we wari wabimubwiye, wagiye kuguhimbira. We yaranteranyije kwa kundi umuntu agerekaho umuntu inkuru akawuhimba nyine inkuru akamubeshyira pe. Nuko ndangije nafashe telefone mwereza akavoice, ndamusuhuza. Amaze kumusuhuza ndamubwira se ko wambwiye ngo naragusengera ngo ucike amaguru n'amaboko, uzongera gufata telefone ngo umpamagare? Ubwo koko nagusengera ngo ucike amaguru n'amaboko? Amaboko yawe yarangaburiye, amaboko yawe yangaburiye abana, amaboko yawe yanyambikiye abana, ni gute nagusengera ngo ucike amaguru n'amaboko? We yahise amboroka ako kanya. Ntiyanshubije ahubwo yahise amboroka. Amaze kuboroka mbona umukobwa atangiye guhinduka. Ku kwezi kwa gatanu kwarashize, kumaze gushira, none ukumaze gushira kurangiye, tugeze mu kwa gatandatu nibwo umukobwa yagize atya, agira atya hari ku itariki, bari ku itariki 15, bazari nka 14, bari 11, ariko umukobwa yagize gutya. Ngiye gusenga ariko wa gatanu, nagiye gusenga ariko wa gatanu, none nagiye gusenga ariko wa gatanu, umuhanuzi arampagurutse arambwira ngo Imana iranyiyeretse.
nyoberwa iby'Imana inyiyeretse n'ibyo ari byo. Nyiri Imana yavuga ngo uranyiyeretse, mukunga ngo Imana yanyiyeretse, ngo Uwiteka aranyiyeretse, ngo andinze n'impanuka. Ntabwo nasobanukiwe ibyo aribyo, ko iburi Imana yerekana ukuntu kwinshi. Ariko nigeze no kujya gusengana n'uwo mumarene wanjye ikanyarira, agenda ngo agiye kumpamba yo kugira ngo bya bindi byanjye bitazasohora. Biriya bintu barabikora. Kumbe we mujyanye gusenga, wagiye kugusenga nyine agiye kuguhambayo. Agenda yanditse ku agapapuro agashyira mu rutare. Nuko amaze kugashyira mu rutare, ubwo gukora kugira ngo ibyanjye bitazasohora. None se mbwira, byaje kurangira gute? Marene ubu ngubu muravugana bimeze gute? Marene ntabwo tuvugana pe, ntabwo mvugana nawe, yarampemukiye cyane. Byarangiye bakundanye se na Marene cyangwa? Ntabwo byangiye bakundanye na Marene, kuko Marene yari yubatse, ahubwo byarangiye afashe uwitwa Nikora muhuza na wundi wo hanze. Kandi Nikora uwo nguwo nawe mu kubahuza bari bazi ko ngo bazahora muri Cote d'Ivoire. Nikora ajya Cote d'Ivoire, icyo gihe banapostinga n'aka video yurira ku kibuga cy'indege hariya. Noneho abantu batangira kugakwiza bavuga ngo dore Nikora agiye gutwara fiance wa Fani, Nikora agiye gutwara fiance wa Fani. Nanjye bingiraho nari ngiramye, umuntu akanyoreje saa 10. Arambwira ati dore Nikora agiye gutwara wa fiance wawe. Ndavuga ndamugana nagenda ajyane. Nuko rero hari ikiganiro cyasohotse uriya mwaka ushize mu kwa 8, mbivuzeho Nikore, kubera ko umukobwa wanjye bamuvanye hano mu rugo bamujyana kwa Nikore. Nikora atuye hano hakugeza Karembure. Ubwo noneho Marene yafatanyaga na umukobwa wawe kandi n'uwo Nikore kugira ngo bagutware wa mugabo wawe. Kandi n'umugabo w'uwo Marene nawe yarabirimo. Kuko nawe basangaga bose nkabwa ni kuki umwana wanjye agiye, mwamfashe umwana wanjye akagaruka. Umugabo akambwira ngo umwana agiye mu mugisha. Nkavuye se umugisha atari kumwe n'umubyeyi we, uwo ni umugisha. Bose bari babirimo rero, kuko naje kumenya ko ngo ari akagambane k'abantu bane bangambane bakora ibyo bintu byose. Noneho ubwo icyo kiganiro cyasohotse nabivuzeho, bahise birukana wa mukobwa. Nikore yirukanye uwo mukobwa, amaze kumwirukana umukobwa ajya kwa se. Agera kwa se avuga ngo nanjye ndamwirukanye. Ubu urumva yamuhaye nomero, yamuhaye za nomero isaramamagara. Ndavuga ngiye uwo mukobwa simbizi, mubaze ngo mu myaka 2 wari uri kumwe na mama wawe. Kandi se nawe ngo yaje kumenya amakuru yuko wa mukobwa yanteranyije, isaramwirukana. Ubu ari kwa Rasheli wa wundi wari kuba Marene. Ubwo niho hano umukobwa we niho yese ajya kubayo, kuko se nawe yaramwirukanye avuga ati namenye ko wagambaniye nyoko. Wagambaniye nyoko, ubuza nyoko umugisha, ubuza na musaza wawe. Nanjye nkutunze ufite amazi mu mutwe, mvira mu rugo. Ubwo yaramwirukanye, ubu aba kwa Rasheli. Ubwo Rasheli ntituvugana rwose. Ubana wowe n'umwana mbana n'umwana umwe gusa. Nuko kuntu byagenze. None se mbwira, ubu ngubu warakize bikomeye, nose basi bigeze baza gusaba imbabazi? Ntabwo bageze baza kuzinsaba, ahubwo nibo baravuga. Ariko n'Abanyarwanda bavuze ngo ingwe ikurira umwana ikakurusha kurakara. Nibo bafite uburakari bwinshi, nibo banavuga ko mbabeshyera, kandi bo n'umutima wabo bazi ukuri, bazi nuko babigenjeje. Kuko bavuga ngo ntibashaka ngo Fani ngo yurire indege, ngo ajye mu mahanga, ngo ajye gukira, ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. Niko kundwanye no kujya gufata n'uwo nguwo, bituma n'uwo mukobwa wanjye nawe nta nyungu abibonamo, kuko we nawe bamwirukanye, baramwangaje. No kumwangaza, urumva nagiye no kuri polisi, ikintu bambwiye kuri polisi, nagiye kuri RIB Gahanga, barambwira ngo uwo ngende mbibwira ushinzwe umutekano w'izo ngo nihagira ikiba kuri uwo mukobwa bazaba ari bo babikurikiranwaho. Nabigejeje mu ubuyobozi burabizi, n'uwo umutekano mu ngo zabo namugezeho. Ahamagara n'umukobwa arahakanya ngo ntashaka kubana nanjye, kubera ko impamvu atashaka kubana nanjye bari bavuze bati kubera banshinjaga uburaya. Bari bazi ko bagiye kunyirukana mu nzu, urumva, nkajya kuba ku musozi, tukabura icyo kurya, tugateseka, tukamera nabi, njye n'umwana twasigaranye. Ubwo rero nicyo kintu babikoreye, bo bagenda bansebya biteye ubwoba cyane. Ni amagambo bagiye bavuga ateye ubwoba kuri njyewe y'uburaya, kugira ngo bansebye. Ariko nta kindi babikoraga, ngo aravuga ngo Fani yongere yicwe n'inzara, Fani yongere ababare.
kandi ubuzima bwari bumaze guhinduka. Ubuzima bwari bwarahindutse pe, bwari bwarahindutse. Nanishimye, nta n'ikindi nishimye kuko cyane cyane n'uwo mugabo yari akuze, sibyo? Yari akuze, ariko ngiye ikintu narwaniraga cyari abana banjye, nibo numvaga ndwanira ishyaka. Kandi abakunda nawe kwereka ko gukunze. Yari akunze abana, yari anakuze, yari mukuru kuri njyewe cyane, ariko ibyo ntabwo ari byo nini kuko bajyaga bavuga ngo ese ngo urubundi urayakumarira iki, ariko numvaga afite rya shyaka ry'aba bana, ngo bababonaga bameze nabi noneho bazabone hari aho bageze. Nicyo kintu narwaniraga cyane cyane kuri uwo mwana w'umukobwa. Ubuse mubanye gute nabo? Ntabwo tuvugana. Umukobwa wawe twabaye banzi, yaba ari uwo Marene, yaba ari uwo mukobwa wanjye, mbese abo bose baba ari n'abana Nikore, n'ubwo kandi umukobwa yagiye ari uwo naherekeje witwa Karine kwa muganga kwa Nyirinkwaya, abo bose twabaye abanzi. Bavuga yuko ngo ibyo mvuga ngo ni ukubeshya n'ibiki, ariko bo bazi ukuri kose imbere. Ubundi buriya hari ikintu umuntu akora nk'ubu nkaba nakujya imbere nkakubeshya, ariko umutima wanjye niwe mushinja wa mbere. Naba ndyamye umutima uragushinja ukakubuza n'amahoro, ukajya wumva no gusinzira biranze. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyo wakoze. Ubu se warabababariye? Wabigenjeje gute? Wabyitwayemo gute kugira ngo wowe wumve utuje muri wowe? Njyewe nyine biratangaje ukuntu uba uvuga inkuru wisekera n'ibintu byose wagiye ucamo. Ahubwo ubu ntabwo mwabyumvise byose, ni birebire cyane, ariko Imana yampaye kubababarira. Gusa nararize mu mezi kwa gatandatu, kwa karindwi. Mu kwa karindwi ubwo nabwiye Imana, ndabwira Mana urandetse kuko naryamaga sinsinzira, nararyamaga nkumva ndyamye nko muri sitade, nkabura ibitotsi nkarara nkano, ngira Imana, Mana urandetse, uzi ko nta marume ngira, nta masenge, nta muntu ushaka kujya kubwira zino nkuru zanjye, nawe se urandetse. Ubwo nko mu kwa munani nibwo naje kubona agahenge kandi umutima uratuza. Nibwo umutima wanjye wabaye nk'utuza, ariko kubabara nabababariye batasabye imbabazi. Gusa nabitangamo ubuhamya kuko nabo barabimbwiye, ngo barabimbwiraga, twarasenganaga uwo mugore na pasiteri wacu Rasheli, akambwira ngo Imana iri kundemera ubuhamya. Yego, akambwira ngo Imana iri kundemera ubuhamya nzabwira abantu bukazafasha benshi. Kuko rero bavuga ko Imana iri kundemera ubuhamya kandi bakambwira ko igihe ndimo ari nk'icyayobo, bo banshyize mu gihe ko baravugaga ngo babonye imeze nk'agati gateranwa n'umuyaga, kuko agati kari ku nkombe z'amazi, ngo umuyaga ugahuha ngo wongera ukagarura, ngo niko babonye meze, ngo igihe ndimo ngo ni nk'icyayobo, ngo Imana iri kundemera ubuhamya. Rero ngomba kubutanga ko bavuze ko ari ubuhamya Imana iri kundemera, bugafasha benshi. Bugafasha benshi, ariko kubitangamo ubuhamya si uko ku mutima wanjye ntabababariye. Njye nabababariye bataransabye n'imbabazi. Ntawateye intambwe ngo asabe imbabazi kuko bazi iby'imitima bibashinja. Ariko njye narabababariye, ariko ngomba kubitangamo ubuhamya bikazafasha. Kugira ngo bigire nabo bifasha, n'abameze gutyo nabo bagira uko bikosora. Cyane. Kuko nko mu Marene nyuma yaje kugaruka mu rugo, atwara isuve yanjye kugira ngo ntazubaka urugo, ngo mwishime. Ibyo byose bigenda bigaragara, kandi koko yaje mu rugo arambwira ngo njye kumuha amazi yo kunywa, ironje arambwira ngo arashaka kuryama, mujyana mu cyumba cyanjye ngo aryame. Ibyo abakobwa cyangwa abadamu bakabimenyeyeho ubwenge, kwizera umuntu kandi umugeza mu cyumba cyawe. Aragenda afata iyo suve, amaze kuyifata ngiye kumuzanira amazi, arambwira ati amazi nayahaze, umugabo wanjye ataza kuvuga ngo nanyweye amazi adatetse, niyo mpamvu narwaye yabimenya. Bituma rero byaje kugaragara nyuma ko yatwaye iyo suve yanjye. Ni byinshi cyane. Ni ukuri Epifana, sinzi, ni ukuri nta kintu kirenzetse kugushimira, ni ukuri wakoze kwemera kuganira natwe, kandi ntekereza ko uyu mwanya wose twafashe udapfuye ubusa. Hari abo biri bufashe, hari abo biri bwigishe, hari inyigisho nyinshi cyane abantu bari bugende babikuramo. Ni ukuri nanjye murakoze, icyo shaka ni uko abantu biga, bakiga. Nubwo hari ukuntu bajya batubwira, kera bajyaga babivuga, twagiye nko gusenga ngo mube maso, ngo ibyera byose si amata.
nshobora kuba nicaranye nawe mu rusengero ariko kuko utanzi ku mutima nkaba ndi bukure mu ishakoshi yego nkaba ndi bugutware telefoni yawe nkaba ndi bugire ikintu nkutwara mu ishakoshi yawe cyangwa se nkaba ndi bugire ikintu nkora ku mubiri wawe kandi twese turi muri Yesu Kristo kuko ntawe uzagera ngo ndi shitani ngo avuge ngo ngende munyoboke ndakorera shitani bose baza bitwikira izina rya Yesu ubwo rero ni ukuba maso kwizera umuntu ukarindira iyo nimariyemo uwo mudamu mwimariramo neza neza akantu kose nkajya nkamubwira ko namugishaga inama numva ko ari umuntu mwiza rero ni ukwiga ni ukuri turize kandi n'undi muntu usore iki kiganiro azaba yize turagushimiye kandi dushimiye n'abakunzi bacu twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha mwakoze cyane kandi namwe yego murakoze nawe Imana ibahe umugisha